Mwogozi David dufata umunota twibuke. Duciye bugufi dukomeza kwibuka no kuzirikana ku nshuro ya 29 jenoside yakorewe abatutsi, kandi muri ibi bihe bitoroshye sabye imbaraga mvajuru kugira ngo abarizo zikomeza guhumuriza abanyarwanda, by'umwihariko imbaraga zawe reka zikomeze guhumuriza abarokotse, ababuze ababo, kuko ari weho Mana ihoza, kandi ni weho Mana isanga abababaye ikabahumuriza. Twakire utugezaho ikiganiro cyagenewe uyu munsi, ubwo twibuka ku nshuro ya 29 jenoside yakorewe abatutsi 1994. Twakire Benize hanyuma tujye. Murakoze nyakubahwa Perezidante w'inama njyanama y'akarere kacu ka Rutsiro, nyakubahwa Meya, nyakubahwa umuyobozi w'ingabo, daso n'izindi nzego z'umutekano turi kumwe aha ngaha, nyakubahwa Vice Meya, nyakubahwa Perezidante w'inama njyanama y'umurenge wacu wa Nyabirasi n'abandi bajyanama, nyakubahwa abayobozi mu nzego zitandukanye turi kumwe, nejejwe no guhagarara imbere yanyu kugira ngo tuganire twungurane n'ibitekerezo ku ngamba nyinshi tumaze icyumweru cyose turiho kuri uyu munsi ndetse muri uyu mwaka twibukaho ku nshuro ya 29 jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, nk'uko biteganywa ko uko twibuka tunaganira tukungurana n'ibitekerezo ndetse tugafata n'ingamba zo kwibaza ni impamvu iki igihugu cy'u Rwanda, kimwe mu bihugu birenga 200 bigize iyi si, kiri muri bitatu byakorewemo cyangwa byakoze amahano nk'ayo. Twibaza kuva kera ko mu gihugu cyacu cy'u Rwanda habagamo, twagize ba sogokuruza benshi batwigishije indangagaciro na kirazira mu itorero ry'u Rwanda ry'Abanyarwanda, kandi ko cyaziraga kwica. Ese abitwigishaga bari abanyamahanga? Ahari bakaba barageze aho bagataha tukibagirwa ibyo batwigishije. Kugira ngo turebe ninde wabateguriye ibyo ngibyo, yaba yarabinyujije muri inde kugira ngo bibeho, ninde wabishyize mu bikorwa. Ibyo byose tubimenya binyuze mu kiganiro tugiye kuganira hamwe cyateguwe na Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu. Tubona ko u Rwanda kuva kera rwari igihugu gituwe n'Abanyarwanda bari mu ngeri nyinshi nk'uko n'ibindi bihugu byari bimeze. U Rwanda kandi n'abari bagituye bari babeshejweho n'imishinga itandukanye y'ubuhinzi n'ubworozi bijyanye n'aho iterambere ryari rigeze, ndetse abo baturage tukabona ko bari mu moko, nk'uko ku isi hose haba amoko n'ubundi. Ushobora kugera muri Kongo ukasanga amoko, ukagera muri Uganda ukasanga amoko n'ahandi, ndetse n'abo baje kudukoloniza nawe iwabo bagira amoko.
iyo dusuzumye dusanga mu Bubiligi iwabo nabo bagira abafurama n'ababaro. Ibyo rero mu Rwanda twe dufite natwe amoko y'Abasinga, Abanyiginya, Ababanda, Abega n'abandi, amoko arenga 10, kandi ayo moko yarabanye neza, ndetse ayo moko abayabamo barakoraga, bagiraga ibyiciro by'imikorere n'imibereho, kandi muri ibyo byiciro bakagenda tugira uko Abanyarwanda babigenaga bitewe n'uko twari duhagaze. Baravugaga bati kuko ubukungu bw'icyo gihe bwabarirwaga mu nka, umuturage w'umworozi ufite inka nyinshi ni Umututsi, hari umuturage ushobora kuba yibanda ku buhinzi gusa, kuko niba nta mafaranga yabagaho guhahirana kwacu, washoboraga guhinga ukajyana imisaruro y'ubuhinzi bwawe mu igurana ryabagaho, bakaguha amata aborozi. Uwo muhinzi nawe tukamwita Umuhutu, ntacyo byari bidutwaye, ndetse hakaba n'utabyitaho byose agakunda kwibera mu mishinga yo guhiga, uwo nawe tukamwita Umutwa, ntacyo byari bidutwaye. Tubona ko nta nicyo byari bitwaye, kubera ko tugiye no mu Bafaransa dusanga nabo bari bifite ibyiciro 3, abanoblesse, abakereje, abakitezeta, kandi bijyanye n'ubukungu ntacyo nabo byari bibatwaye. Ahubwo Abanyarwanda nk'uko twagiye tubibona mu minsi yose tumaze iminsi twiga, bagize ibyago ubwo twari tugiye guhura n'abandi batari twebwe Abanyarwanda, kandi Abanyarwanda twese twari duhuje umuco, twari duhuje ururimi, twari duhuje indangagaciro nyinshi, ndetse twahuriraga ku mwami umwe, kandi Abanyarwanda bose baramwubahaga, bakamenya ko ariwe umuyobozi w'ikirenga w'igihugu. Ubwo habagaho inama ya Berlin, Conference de Berlin, ibihugu byacu byaragabanywe, byatakwa n'abanyamahanga baje kudukoloniza. Muri ubwo bukoloni, abo bakoloni baje, twabonye yuko ubwo Budage bwari bwatumije inama, ari nabwo bwagabanya igihugu cy'u Rwanda. Mu kukigabana baza kugira ibyago nabo, intambara ya mbere y'isi biteye, banateje ibatsinze, baza gutsindwa iki gihugu. Aho kugira ngo bakirekere abenegihugu, ahubwo baravuga ngo nikigenerwe Ababiligi. Nuko nabo baje, ariko muri uko kuza tuzi ko bari baremereye umwami wayoboraga u Rwanda yuko nta kibazo bazateza mu Rwanda, ko bazamureka ku miyoborere ye, ko ndetse baje gufatanya nawe mu bikorwa by'iterambere. Bazanye ibikorwa byo kutwereka yuko nta mana tugira, bazana iyobokamana, ariko wasesengura ugasanga muri iryo yobokamana ryabo ushobora kwibaza ati mbese ni gute hashobora kubaho musenyeri yigisha abaturage iyobokamana, ariko ibiro by'aho akorera akaba ariho haba ububiko bw'intwaro n'ibindi bikorwa bigomba gukoreshwa mu gutanga Abanyarwanda. Kuko Abanyarwanda twari twunze ubumwe, batekereje ko aya moko 18 atagomba kubashobokera mu gucamo Abanyarwanda, batekereza ko bagomba kubacamo ibice biboroheye. Ubwo nibwo batekereje kuri bya byiciro 3 by'ubukungu, bati ibingibi wabigira amoko. Ariko muri uko gukora kose, umwami Musinga wayoboraga u Rwanda yabonye yuko ibyo ngibyo adakwiye kubyihanganira, ko ibyo bakora bihabanye n'indangagaciro twigishijwe na basogokuruza. Atangira kutavuga rumwe nabo kuri byinshi, ndetse twagiye tubona yuko yanze kubatizwa ngo ajye muri Kiliziya Gatolika bajyanagamo abandi bose, ngo bazababeshye ko bagiye kubigisha imico myiza no kubaha Imana, babona uburyo bayobora imitima yabo mu kuzakora amabi. Icyo gihe rero bagize igitekerezo cyo kuzamukura ku butegetsi, tubona ko bamuciye bamujyana inyuma y'ishyamba ahitwa Ikamembe ubu ngubu, ndetse babonye ko bidahagije ko n'Abanyarwanda bajya babonana nawe ngo baramuca, bamwohereza imuba muri Kongo, ari naho yaguye. Umuyobozi w'inama njyanama y'akarere kacu ka Rutsiro
nyakubahwa meya twemerere twakira umuhanzi Hakizimana Enoch nawe atugezeho igihangano cye kijyanye n'ibi bihe turimo. Bana b'u Rwanda twabuze abato n'abakuru muri jenoside yakorewe abatutsi, agahinda ni kenshi. Bana b'u Rwanda twabuze abato n'abakuru muri jenoside yakorewe abatutsi, tugandagaje tubibuka tuvuga n'urupfu babishe, intimba n'agahinda mwajyanye, ibyo byose turabyibuka. Tugandagaje tubibuka tuvuga n'urupfu babishe, intimba n'agahinda mwajyanye, ibyo byose turabyibuka. Ku mwari bakaniye ngo ndetse no muri nkuru ibintu bimeze nabi muri Gatare, ngo ndandegamiye na bagenzi be baza mu gitero kivuye Kingogo, ngo kizanwa namenye yose na Joel, ngo ni muri ukuntu muri ubigenzi nuko kimunsi cyabimenyere ikitariko gishasha no gupfa. Icyo twabonaga cyangwa kuba gishyashya ni ukudukomeretsa tugasigara, ariko gupfa byo ntacyo byari bitwaye. Kuri abanyamadini nababwiraga ngo hari igitabo kivuga ngo nuko maze ndebye amarira y'abari munsi y'ijuru n'agahinda bafite, nuko abagomba kubakiza aribo bagomba kubica, ngo bituma nshima bapfuye kuruta ubuzima bagiriye. Gupfa kwacu byo ntacyo byari bitwaye, cyari igice gitwara ni ukubaho ahubwo niko nabibona. Ni muri ubwo buryo rero tumaze kwiyumanganya, mbese twigize neza, nta kazi twagize nijoro, abantu bakaza kutugeza mwaramutse tuti yego. Igihe bimaze muri ya masaha y'umugoroba waje kutuburira ngo ibintu birahinduka, koko biranahinduka rero. Nka mu gitondo saa 11 za mu gitondo inka ziteraniye mu Runombe, abantu batuye hano bo mu minsi yashize bajyaga botsa ibijumba bakabishyira imbere y'iziko, inka ntabwo zabyukiraga, bazikamiraga mu gitondo bakandurura. Dutangiye gufatamo ibya mbere igitero mu Rwanda bakiraje abantu ibihumbi ntazi, baramanuka baturutse aha dusubiramo hagati gutya. Abagore, abana n'inka nazo zigira ubwoba, nazo zirazivuza induru, nazo zirabira mu buryo bukomeye. Nuko iminota nka 30 nta nka yari isigaye. Natwe ubwacu turi gifura twirukanka tujya hano muri wa musozi nababwira ko bya rusa n'imbere. Rero twari dusigaye duteye imiseseni, tugeze ku bya rusa n'imbere ijoro rya mbere ngeje baza kutubona muve hano mutadutera ikibazo. Turaha turagiye ishumbuje kuri Centre de Santé na konse uko ari waratuye. Tuhageze rero abahungu rero baragera bakibiti hariya yagiye mu tudatabarwa bagitsinda mu nzira. Nani rero aratabaya hageze asanga byakomeye, udukaduteye twagiye tujyanyagira, azavuga ngo rero mu bantu mwibica ahubwo nimujye kurya inka zawe. Nta makuru yari afite ahagije, barirukanka abatazi baza gukuru bariruka. Ano twaratubwira rero nk'abagabo ngo nimukizwe n'amaguru. Abantu bamwe banyuze hariya hirya bagira aho batera amacumu, baragenda ageze hepfo gatoya uburyo kuva kuri kano gasozi ujya kururuka hariya ku muhanda kuri karatayira ikageshi, niho batsinze wa mukobwa bazoje kubabwira. Yarahetse umwana abamunaze bamunangurira aho ngaho. Ni ibintu bibi cyane, hari n'ibyo ntanavuze kuko ntabibonera akanya, ariko imvugo zabo nabo twabaga turi inshuti magara, nibo bazaga mu rugo imyenda bakaza bakayikura mu rugo duhaka. Reka mbabwire, hari umusore ahantu nuko ntamubona aka kanya, bamubwire ngo hari imyenda wambaye na n'ubu uracyayambaye. Yaraje yigera ipantaro yanjye nimugoroba kuko njye n'imfite amagara mu rutabo gato, nuko maze ageze arayifata ayisigaza ngeje kuyita muri yose. N'ibindi ubu tuvugana
abantu bavugira kuri komini ngo batabaye ibintu byageze gutyo igihe twari tukiri gutekereza kuri ibyo ngibyo mugiye muri mukunda no kwigisha abana ingo muri mukunda kwigisha abana no kuri rero twakunze twajya tujya kwiga hari umugabo wajya guza kutwigisha hano haruguru bitaga Kisu abantu bazi kivugiza batanga kubaka amashuri bwa mbere bitaga Kisu yajyaga twigisha igiswahili ndabizirikanye nuko maze uriya mukuru wanjye n'uriya mugabo bari kumutira ushaho wowe ukanyagabo hari ibike yuzi hunga batangira gushaka inshuti witwa Jeanne uboneka aho bita ku Rushasho muhera hige za Kayove araza Jeanne dusanga hepfo iriya ati ndaguhungisha giye kose nta kibazo ariko urambika imasa ikimasa se ndacyakibonye bariko ndaneme hajya n'igiheze ndeme maze kwemera nyura hano aha munsi gatoya nahari n'inyagahini ngeze Nyagahini kansanga uwitwa Yohana bamusahuye bamwicaje mu muhanda hagati mu isoko n'Nyagahini batari kunyumva sanga bamwicaje hasi Nyagahini bari abagabo tugendo kandi tukihagiza gaho dukatari hadije abaserukana bari aho muri kuri bari bamunitse iwacu tarafwe yarahari nuko ndagenda nyura hariya hirya gatoya no muri biruyi ahantu basigaye bashingura muri ibi rya paruwasi hari imikeri yo ku buryo ntazi ariko ndayimenamo habaga mu mikeri ifite umushubi ungana gutya nageze muri nkora nta shati cyambaye ari bisataguye ngeze muri nkora rero Imana yaje ikora n'igihe abantu bari kubona ko bidashoboka igihe ngeze muri nkora mpagaze njyenyine nta wundi muntu usa nanjye gukomeza no kuvuga ngo nari ntandukanye n'abandi ikimenyetso cyandangaga ni ukumenya ko ari njyewe wongeyeho n'uburyo nambaye bisobanuye ngo nari ntakiri umuntu ngeze muri nkora bari abagabo bari bagize ako kantu baragaruka igihe ngeze muri nkora uwo munsi nibwo inkotanyi zari zarwaniye aho bita muri Nyarwayi ni urenze gatoya hariya ku cyo bita mu kabo y'ikigihe aho hirya gato maze igihe mpagaze aho ngaho wa mugabo wumvishe nawe ari kundeba nk'umuteye iseseme ariko ko yari yemeye Imana ari gukora mu mwanya uwakagombye no gukora igihe nihagaze aho arabatesesha mu by'ukuri ko kubona ukomeza uko nguko ahari mu rwego rwo kunyikiza si waguha amafaranga ukajya muri resitora ntiwajya ukagaruka ntabwo byajya n'umuntu ariko niko byari kugenda ariko tuhoje iteme ngatekereza ko nari kubinyura ngo batanyica nkinjira muri iyo resitora ni resitora abazi muri nkora ni resitora ikora ku mazi neza ifite korodoro igiye gutya ikagera kure cyane sale yayo nabo aho barira ntari kujyamo yari ku korodoro nini cyane ndigutekereza hari bo muri kubona bahazi nkimara kugeramo haza umuhungu w'abandi bajyaga biyandukuza ku mazina ya Hutu twatutse we yari kujeho tutse yashyizeho Hutu agaze ahamwe ati amaraso n'igitangaza ati ngwino hano mubwire wowe ko tuje kurira muri rasi hariya igihe ngarutse ndamwumvira igihe ngeze mu cyumba nsanga ahantu yararaga hari umucucu ntazi ugutera hicara hano urya sinabishobora irya ndagutegetse ngo irya n'ubundi upfe kumeze kurya n'ubundi nzi kuri gupfa ndagenda ibijyagiza amashari kurirebwamo ari kurirebwaho amavuta y'amamesa nuko ndagatomera n'ikibazo ndagatomera maze kugatomera ati injira muri kano kumba ninjiye muri ka kumba anyorosi kiguna za generali za kera muraziruka bana ntabwo biteranije na generali y'ikiguna ariko iyo generali barayinyorosa iriho umucucu ariko uwo mucucu numvaga ari nk'agasosi siko ariko byari bimugende niba nari bukire saa tugere kuba bitwaye ndagenda rero niseseramo ndatuza igihe amaze nk'iminota 10 nuko wa mugabo arahaguruka mpeke ndahaguruka ngeze nkari hari haje imvura yo ku rwego ntasi iyo mvura njye nibuka ko ashobora kuba ariyo mutabazi wanjye nuko iyo mvura iragwa y'uburinzi uteye ukuntu aza umugira neza rero wa mugabo wabwiye baramwumvishije rero ngo nzamuhita imasa we yagize ubwoba yakwiye impaka karenge ahagaze nkari ku ruhande nuko rero
haza umugira neza w'umugabo babandi muri kiriya kirwa cyo kwijwi bavuga mu rurimi rwabo rw'abashana akosha habura umututsi ubundi ubwenge bwanjye nimba ko nta kintu ndi buvuge ngo yego uri umututsi yego rwose muri ndutse nibo nicyo twategetse atakosha ubu muri ibi koko nuko niko bimeze nyine ati noneho rero humura hari n'umuntu mukuru humura mwana wanjye urapfa nanjye none gupfa ati ngaho rero ibintu n'ibi birangamuntu yawe ukuremo n'inkweto niyo se nivura mu ndangamuntu ukayimuha hano hakiri abantu bari kundeba ubwo se biragenda biti nuko nsa n'uwihagazeho ati yizane ndabona nti kuretse gatoya mw'ishuri ndanambaye igiseko ndi kubabwira mu mikenge yari yambayeho imyenda indangamuntu yo kwipantaro imwe ubwo buri kumva nari kubura ko gikuramo nuko maze ntimishidikanya haza akato karimo abasirikari 3 imvura itari yagera hasi kazira ahangaha kageze hariya wamushe ati vuba amfata amaguru antaga muri bwa bwato nshinga y'umutwe ati vuba ninja muri bwa bwato maze afata kirojana y'ikawa mbisi ayindambika nimba rwose umutima n'imbaho zo mu bwato birahwanye neza ariko amagara n'ikindi gikomeye sinavuga ngo hanyuma biragiza nitwe n'icyuma nuko abasirikare bakagira hasa bakurira bwa bwato no kuri wa mufuka ndetse bakakandabiraho ariko n'ijwi ryo bamuhemuka nuko mu kanya kakurikiyeho bamaze kugenda yamvura iguye nyinshi wa mugabo akuramo atangira ndebe ko kiri muzima mvamo ariko nifashe gutya ngeze hasi imbitanye nko gutonyoroka nyambara mbivuga abantu benshi bakabitangarira ngiye kubona ngira ibyago mbona umuntu hano wacu ariko ndavuga nashake uko mbona akora icyo nta kindi gukora araza umugabo bita gutega ndabona mutekerezaho ibihe byinshi aragisaba tegere tiye ko numvaga n'ubundi ndi mumubwire neza simbabarike amutegere tiye ugiye muri Zaire yego nta kuntu byo bakubwira ugiye muri Zaire yego ariko urugendo rwizamo ndakunda kumubwira ibihe byinshi niyo turi kumwe niba warakoze icyaha hano imana izakiguhana ariko ngiye ko rwaje njya ntumva dusa n'abakiranutsi noneho wavuga imvura isa n'itongeretse agera muri bwa bwato noneho neza ariko anyicara iruhande nuko batangira ahagerosa bya bishwanye by'imifuka nkajya n'ubwo bwato bunyeganyega ntazi ko bwagiye njye nzi ko buracyarahawe mu rukera rwa saa 11 mu buryo gushya twari tugeze hafi y'ahari abajya bita Iwawa abama nimukatire za nyamaswa mu munyo hariya hejuru iryo jwi ndaryumva tugeze ku ijwi bambaye ibyo kurya birananira bitewe n'uko wa mutima wari urangaye mu by'ukuri mbona ndagiye mbona ngeze muri Kongo ariko ikintu kigiye kimbabaza mu buzima muri uyu munsi urupfu rwa Mbaraga yarunjyana ahantu bahangare bamuzana na Rusiza no kwita guhoro hano amaraso ndanibuka gutema hano kumva ko bamuhambirije uko kuboko baguhambiriye hano kwijosi Mbaraga bamuciye ukuguru ukavuyeho bamujyana Gisenyi bamuhambira ibice bibiri bamuhabwa ukuguru aho ngaho bajya no kumurwaza reka mbabwire n'ubu tuvugana n'ubwo uyu mwaka ujya ugera bikangarukamo ariko akenshi njya ngaruka muri ibintu bitatu urupfu rwa Mbaraga urupfu rwa Mukamanundu n'icyizere gike cyaje umuturanyi n'abandi nuko bigasohoka ntushobora kubwira abana banjye ngo nshobora nabyenze sinjya bibabwira cyane nyamabwira gakeya ibindi bajya bakibona gusa reka nshimire n'Imana ko yavuyeho hantu ikindi gikurikiraho wenda ntagira kure cyane ndagira ngo nisabire ibi kugira ngo nzashire akagahinda mfite n'ibintu bitatu bigira kuri bingahe icyambere nakwifuza ngo bazankorere abantu babifite mu bushobozi icyambere ni uko ubu ngubu abacu bavuye kuri uyu musozi nanze kwirirwa sura kuri babari baguye mu Kanyamafumbire twarabashatse turababura abandi baguye mu aho bita Ibuhuku twarababuze abandi baguye hano
hano hepfo ujya kugera ku kibuga abo twarababuze, hari uwaguye hariya ku Kasekibaye twarababuze, hari umubyeyi waguye muri Mbeya twarababuze, hari Kazungu n'umugore we n'abana be n'umushiki we twarababuze. Ariko ndifuza ibintu bikurikira, kuko ku Nyundo twahashyingiye abacu bagera kuri 525. Ndifuza ariko ubuyobozi bw'akarere ka Rutsiro nk'umuturage wabo ubyifuza yuko ubuyobozi bw'akarere n'uri mujya bubikora, ariko mukabikora nk'abatumiwe mujye mufata ijambo namwe mufate umwanya wa mbere. Icya kabiri, ujya usanga baradupangiye, ugasanga akarere ka Rubavu niko kadupangiye, ukabura naho ducisha iryo jambo, kumva ndababaye. Kandi twe dufitemo n'akanya ko kuvuga cyane ko abaguye abarimo hariya benshi n'abakomotse hano iwacu. Ikindi nifuzaga nyabuneka ndikwifuza kandi nanahendahenda abantu baba bazi neza aho imibiri y'abacu iri iherereye. Njya nibuka abantu bagize ubutwari igihe nabaga ku cyahoze ari komine Kanama, nguriye yibuka ku cyahoze ari komine Kanama, hari abantu nahamagaye cyagiye kikusanya amakuru, nimuze hano babwire mbakekaho amakuru, barazi. Nuko nimugira ubutwari, ndebuka umwe ni Jonathan, ugira ubutwari uze unyandikire ibintu uzi neza, ubicishe munsi y'urugo aho nakoreraga, maze nibirangiza ayo makuru nzayitangira, nzanabyishakira ntacyo bitwaye. Umuntu wambabarira akambera imfura yazakwandika ku gapapuro akagashyira kuri WhatsApp kuri telefone yanjye, ndatanga nimero, maze nituzabona aho hantu akahashinga agati tuzabyikorera. Icyo nari ngo gisabe kimwe n'ubuyobozi bw'akarere. Ikindi ngira ngo mbabwire ni uko iyo tugeze muri iyi minsi tuba dufite ikibazo gikomeye na byinshi tuba tutabyibuka. Rero nkavuga ni nanone hari abantu bavuye nanone babarina babwiye bavuye mu Runayo, baraza bageze aho bita mu Kajage hakurya hariya babatsinda, ntabwo tuzi ahantu baherereye. Uwabuze ayo makuru nawe azadushingiraho hagati anatumenyeshe, tuzajya kubyikorera rwose, kandi dufite inzego zibishoboreye gukora ibyo bintu kandi bizashoboka. Ikindi njya gusorezaho bavandimwe, ni iki gikurikira. Uburyo nagarutse muri iki gihugu cy'u Rwanda sinawusubiramo, ariko uyu munsi muri kubona ko ari mukuru, ibi byabaye ndabizi, n'ibyakurikiyeho ndabizi cyane. Ndifuza kubabwira ngo ingabo zahoze ari za RPF, ni ukuri bikwiye ku mutima, ndabashimiye. Hari ibintu bijya bintangaza, amazina mwitwaga aba bagabo benshi n'abagore bazi ni inyenzi zifite amatwi atendeye ngo dufite n'imirizo. Ayo mazina babise nyamuna kubibwira abantu ngo aho bagereye hano mu gihugu hari imirizo bagira naho amatwi atendeye. Ndabashimira ko mwihanganiye amazina babenshi mukanapfa. Icya kabiri nagira ngo mbatume ni ukuri ubuyobozi nzi neza ko bahatugera. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, muzamunshimire dufatanije n'abacitse ku icumu hano. Dufite ibintu by'umwihariko biba mu gihugu hose, ariko hano ni umwihariko. Cyambere ubu turavurwa, abana bacu barangije ishuri, ubu twaravuwe. Ibyo bikomeye nubwo ari kuvuga ngo nagiye niyo ngorane ya wa muntu wanjye mu tutu b'imbunda, ubu ngubu simfite, ntabwo nananirwa kwivuza na leta kandi ishyirira mu ruhare. Ndashimira rero by'umwihariko yuko yakoze icyo kintu. Ikindi babwira ni uko ubu hajeho leta y'ubumwe ishyiraho ibintu bitatu bikurikira. Ndi umunyarwanda ikatwunga, ubu ngubu tuvugana mu minsi yashize tugitahuka tukigera hano, tutashika ubwo gupfa kuhagenda, mbese babahisha kuko buri wese aba afite inzira nyinshi yanyuzemo. Nigeze kunyura ahantu ngeze hariya hepfo gatoya, bihenda yuko ibintu byahindutse, bibwira yuko aribo bagira intwaro bonyine, kandi nanjye nayigendeye. Ngeze muri cya cyayi nakoze agakatiza hariya mu cya cyayi kinini cyane cyo muri Kagera, abantu barampagarika, bamaze kumuhagarika, mushaka iki? Ngo agarato kubaza. Mbonwa arahangaye azana icumu. Uburyo se ubu ngubu tuvugana, ntabwo niteguye twavuganaga. Ubu tuvugana ntabwo ari wa munsi twavuganaga. Ngaho agaruka n'iryo cumu arita hasi ndaritwara, kubera yuko rero ako kanya nanjye musha ubushobozi. Reka babwire ubwo bushobozi mwatwubatsemo bujya butuma nyiri imbere y'abantu komeye, ntacyo murubikira intwari n'abagenzi banyu. Reka mbashimire kandi nababwire ngo wenda n'ibyo wari wihanganye kubivuga, kuko abandi harimo abana binaniwe, nabigerageje uko nguko. Ibyo ntacyo bari kuvuga, n'ikindi abandi bakabitanga, ariko reka mbabwire ngo turashimira leta yacu turimo uyu munsi duhuriramo n'abakareka tutangira aho duhurira. Rero ndabashimiye kandi mukomeze mukomere, kandi ngiye kubibabwira nzi neza ko ntatwitwara, nzi ko nzakomeza nkabaho ninapfa nzaba ntapfuye bakara. Murakoze cyane. Twemerere
twakire uhagarariye ibuka akarere kacu ka Rutsiro yegera imbere maze natwe tugenere ubutumwa bw'uyu munsi. Baje kubahumuriza muri byinshi mu mateka ashaririye igihugu cyacu twagezemo twibuka kuri inshuro ya 26. Mu by'ukuri rero iyo tuvuga aya mateka ntabwo ari amateka duhereye uyu munsi ku inshuro 26 cyangwa ku itariki 13 z'uyu mwaka. Amateka afite umuzi mu mibereho y'ubuzima bw'Abanyarwanda, mu mibereho y'ubuzima bw'igihugu cyacu. Si mukuru cyane kuko hano ndabona abasaza, ndabona ibikwerere, ndabona abangana nanjye, ndabona abana bato, ndabona n'urubyiruko, ariko ibyo nshaka kubasangiza nanjye ndagira ngo mbere by'umwihariko ku byonse amateka y'igihugu cyacu abenshi ari mu mitwe yacu. Si ngombwa ko tuyavuga yanditse, ibyo twabonye, ibyo twaciyemo, ibyo twakorewe. Ibisaba rero ko tubivuga dusoma cyangwa se dufite ahandi tubikura cyangwa tubibwirwa. Bahagaze imbere yanyu, hari abo tungana muri generasiyo imwe nanjye babaye muri biriya bihe bya jenoside mbere y'uko jenoside itangira. Abamanjije babikomojeho. Jenoside ni umugambi wacuzwe kuva kera 19 kuri 1994 kugera muri 1990 ubwo ingabo zari zarapiye Inkotanyi zafataga umugambi wo kubona igihugu. Hari haciye imyaka 30 abenshi muri twe cyangwa se abari imbere zacu bigishwa amateka y'urwango, bigishwa ko uwitwa Umututsi ari we ubujije umudendezo n'imibereho myiza yari batuye u Rwanda muri icyo gihe. Urwo rwango bigishijwe muri iyo myaka igera muri 30 nibyo byahembeye urwango, ndetse binagera n'aho byigishwa mu mashuri. Turabizi neza ko mu gihe twigaga nihereyeho tuzi neza kubita Umututsi ari inzoka, kandi ikibita inzoka ko n'umuntu isanira hagati y'inzoka n'umuntu abenshi murayizi. Byabayeho rero birategurwa, ndetse babonye benshi batabyumva neza, biba ngombwa ko binyura muri politike y'uburezi. Birigishwa, bishyirwa mu bitabo, abarimu baratozwa, barabyigisha, bigisha politike y'urwango, bigisha politike y'ivangura, biganisha mu cyari cyarategurwa muri iyo myaka yose 30. Kugeza aho abenshi bize mu gihe nk'icyanjye yaribuka mu gitabo cy'Ikinyarwanda twigaga, hari umugani wari wanditsemo n'ubu ntekereza nkabona igisubizo cyawo, akagiye nzahura n'umwarimu w'umuhanga akansobanurira. Umugani wavugaga ku kirura n'umwana w'intama. Umuntu wese wize azi ko ashobora kuba umugana wose. Ukibaza ikirura ninde, umwana w'intama ninde? Aho ikirura cyashinja umwana w'intama ko yatubye amazi, umwana w'intama akamubwira ati yakubahwa, aya mazi natubye ayatubye byari haravuga. Ikirura kiti niwatariweho, benshi murabyumva, niwatariweho umukuru wawe cyangwa mwene wawe. Bisobanuye neza rero ko abavuga ko jenoside yabaye 1994 yatewe n'ihanurwa ry'indege ya Habyarimana. Nkomereje aho ngaho, ubwo twarize babisobanura benshi. Umwana witwaga Kari Umututsi yigeze yiga, muwize hagiye yise Kari Umututsi kugira ngo yige. Nabize ntekereza ko ari Imana yatumye wiga.
bari bari icyo gihe bifuza ko umwana w'umututsi ko babivuze ko abana babaga bari mu mashuri umwana w'umututsi yagiraga umwanya wo kwiga ko ndibuka byabagaho mwarimu bishyira amateka y'urwango yarangiza muri pratique ati tugiye kureba abana b'abahutu bahaguruke benshi bari bazi ko abahutu bagahaguruka umwana w'umututsi hari ubivugamo ko ari umututsi akavuga se ahaguruka bavuga umututsi akicara cyangwa se bavuga ko ari abana b'abahutu nabo bagahaguruka mwarimu ati wicara bisobanuye byinshi. Icyo cyari ikimenyetso ryari itangira ryo kugaragaza cyangwa se ryo kwerekana neza umututsi uwo ari we, aho atuye, umuryango aturukamo, kugira ngo bakore identification yerekana aho umututsi ari ku gasozi, mu mudugudu aho atuye, kugira ngo igihe cya jenoside nikigera bizorohere abayikora kuyigeraho neza, kuko icyari gihari umugambi wo kubahindura 100%. Ejo bundi nari n'ahantu bita mu Gahotora baza abaturage bahata, ariko ibyo byari byangiritse gute hari Sekabaraga mwishe sibo bangukarisiya harangiza kugira ngo mbyumve neza. Hari umupadiri mugenzi wabo w'abagambanye bapfuye ari abapadiri bagira hafi mu 8 avuga ngo yari yabuze ukarisiya mu kugira ngo azihe abakirisitu b'abahutu aho ngaho ngo baze gupfa, aho bumva ko kumuhisha no kumwica aricyo cyagomba gukora. Ariko uribaza ngo pasiteri we bafashe umupanga agatima abakirisitu yigishaga Bibiliya, padiri yigishaga ivanjiri, kurana hamwe ndumva ivanjiri uvuga ngo mugenzi wawe nakugira nawe uzamwica, yigisha urukundo. Naho abantu benshi banze gusubira mu rusengero n'amakiziya, abapadiri n'abapasitori mwahanga mu twishimira zo kugarura abantu muri uwo mwuka, ko kumva padiri wisha abantu, pasiteri wisha abantu, perception yaje ituma wanga idini burundu cyangwa itorero. Kuba nari kirimo kuba ko n'Imana twigisha cyatwigishije ntayo ntayibaho. Abapadiri bafunzwe bisha abantu n'abapasitori. Ni nayo mpamvu rero nabasabaga abayobozi b'amadini muri aha ngaha, abo twakagombye kuba nk'abashyize mu cyumba dusaba buri munsi ko abatwikiye abantu baza babatabye abatwereka. Ntabwo rero kugaruka namwe nk'inshingano nk'abayobozi kandi bumvirwa cyane mu nsengero murimo cyangwa mu madini n'amatorero murimo, kubohora imitima y'abo bantu binangiye kugira ngo iyi gahunda yo gushyingura abacu bashyira mu cyubahiro. Ejo nahoze numva minisitiri wa buri umwe avuga ati twaratakambye, twarasabye, twagize gute kugira ngo abantu batwereke abacu baguye, byaranze. Ikiriho nuko tugiye kuzabikuraho tukamenya nyine ko abapfuye tutabishyinguye. Abo nyibaza abakirisitu dusenga tuzi ko kuri ariko kutugeza kuri Nyagasani, tubazi icyabuze kugeza n'isaha muri filozofia ntabwo ntacyo tuba dusenga. Tudasenga ntabwo byakagombye kuba dusaba imyaka 29 ko dufashwa gushyingura abacu, bikaba bidashoboka. Ubwo rero n'umukoro naha abayobozi b'amadini kugira ngo iki kintu wenda tuzajya kuvuga ku inshuro 30 nibura tuvuga ngo imibiri yose twarabuze muri Nyabirasi twarayibonye kandi twarayishyinguye, tugesha ko tuzabashimira. Ubwo rero nakomoza yakorera amateka y'ibyo tugomba kuraga abana bacu, birakwiye ko tuvuga neza ibyatubayeho, ntayindi contribution ndabwira abantu ngo byatumye turokoka, ari kugira ngo nyine byabaye tubivuge bimenyekane, amahanga bimenye. Iyo biza kuba ko abakoze jenoside aribo babivuga ntibyazaga kumenyekana, bahagaze aha ngaha kugira ngo tubivuge. Ariko ayo mateka ntagomba kugira iherezo, tugomba kwerekana
abankomotseho ababo bazabakomokaho kugira ngo uko twabyemeje tuvuga ngo jenoside never again bibe bifite ishingiro naho bituruka. Isabira rero urubyiruko ruraha abenshi babandi twita mvugo z'isibo n'abadotcom n'abana bakuze neza bakuye mu gihugu cyiza zira macakuri n'ivangura, igihugu kizira ubwoko. Hari igihe nigeze njya muri ndi umunyarwanda, hari umugabo witwa polisi aratubwira ati ariko umwana wiga muri Green Hills ushobora gutandukanya umuhutu n'umututsi byakugora kubera ko imibereho abaye muri kondisiyo zimwe z'ubuzima. Niyo mpamvu rero nifuzaga ko ayo mateka twanyuzemo tuyasangiza abato kugira ngo bakure batandukanye n'abo twabayemo muri ibyo bihe byose byatumijwe kuri jenoside. Kugira ngo soze ndashima cyane nubwo turiho hari ababigizemo uruhare kugira ngo nibura aba bakeya barokotse jenoside bariho. Kuko natangiye bivuga hari ingabo za RPF zarokoye benshi, kandi na nyuma yo kubarokora abo zavuye, abo zambitse, abo zagaburiye, abaye abagabo n'abagore b'agatsiko tukabashimira. Na mugenzi wanjye yavuze ngo muzadushimire Perezida wa Repubulika by'umwihariko mujye mudushimira buri gihe ubuzima dufite niho tumukomora. Hari abandi twakwita abarinzi b'igihango, ni bake cyane ugereranyije n'imbaga y'abantu bateraniye hano. Ushobora gusanga hano batarenze 20 bari aha ngaha, bagize umutima w'ubutwari, barokora ubuzima bwa benshi kandi bari bazi neza ko nabo bagomba gupfa, ariko bagize umutima w'igitwara avuga ati nubwo twacanye igihango n'upfa nanjye ndapfa. Barabarokora, barabahisha, ndetse igihugu cyarabashimiye, ariko natwe turabashima kandi tuzakomeza tubashimire. Ndetse niba ngombwa namwe mukava muri ubuzima abo mwarokoreye twe, aho muzabasanga namwe bazabakirana icyubahiro mwaduhaye. Ndagera rero kuri inshuro 29 twibuka, dukomeze tubwizanye ukuri kuba iki gihugu twifuza, dukomeze dufate bacitse ku cyo mu mugongo, dukomeze dufatanye twubaka u Rwanda twifuza, kandi turizera ko dushyize hamwe twese tuzabishobora. Ndagira ngo rero dukomeze twibuke twiyubaka, kandi twizeye neza ko bitewe n'igihugu dufite aya mateka twabayemo tuzasubira ukundi. Murakoze. Nyakubahwa abayobozi b'akarere ka Rutsiro, ba nyakubahwa ahagarariye inzego z'umutekano, nyakubahwa visi perezida wa Ibuka mu karere ka Rutsiro, ba nyakubahwa muhagarariye amadini n'amatorero, abayobozi baturage b'umurenge wa Nyabiransi, kongeye kubasuhuza. Kuri uyu munsi rero wo kwibuka, muri ibihe byo kwibuka turimo, biba bigoye kugira n'amagambo umuntu avuga, cyane cyane aho tuzi inzira ikomeye igoye abatutsi banyuzemo. Biragora cyane kubona amagambo wavuga uyu munsi. Dufite amahirwe ko twabonye ibiganiro bitandukanye, twabonye ubuhamya butandukanye, twabonye n'ijambo ry'umuyobozi wa Ibuka. Harimo amagambo meza, kandi amagambo n'ubundi bagiye basorezaho y'amateka yaranze iki gihugu. Biri gusaba ko nk'uko babivuze, kuko aya mateka tuyageza ku bana bacu, cyane cyane ko ntabwo basobanukiwe ibyabaye muri uru Rwanda. Ariko uko tugenda twibuka
niko nabo bagenda bavoma kuri ayo mateka. Mbere na mbere rero ndagira ngo mbanze nshimire leta y'u Rwanda, leta y'ubumwe. Leta y'ubumwe yo yafashe ya mbere igahumuriza abacitse ku icumu. Turayishima cyane. Yakuye abacitse ku icumu mu gahinda kenshi barimo batewe no kubura ababo, abishwe urupfu rw'agashinyaguro. Yagaruriye urumuri ahari hari umwijima, niyo mpamvu dukomeza kwishima. Turashima kandi abacitse ku icumu rya Jenoside, turabashima cyane nabo kubw'ubutwari bakomeje kugaragaza ko batakomeje guheranwa n'agahinda, ahubwo ko barushijeho kugenda biyubaka. Turashimira kubw'ubwo butwari bakomeje kugenda bagaragaza. Turabashimira kandi n'imbabazi batanze, ndetse n'umunsi bakaba bakizitanga, tutanibagiwe ko hari n'ubwo bazitanga ntabazibasabye. Turabashimira rero kuri icyo gikorwa cy'ubutwari, kandi mukomeze mukomere. Turashimira cyane ingabo zaho zari za RPF, byavuzwe nta nubwo kuri uyu munsi nta ijambo ryatambuka batarishimiye, kuko bakoze ibikomeye, aho bahagurutse bakaza kubohoza abanyarwanda, cyane cyane aho hari gukorwa Jenoside ku bwoko bw'Abatutsi, bagafata iya mbere bakamena amaraso. Turabizi neza ko hari abahaburiwe ubuzima, abo bose turabashimira, ariko hari n'abo tukiri kumwe nabo nta mpamvu tutabashimira. Turabashima cyane kubw'imbaraga zose bakoresheje, ndetse n'uyu munsi zigikomeza. Turashimira nanone abashoboye kurokora Abatutsi, barahari. Hari abo bari baturanye, byavuzwe kubambanjirize. Hari abaturanyi ba hafi, ndetse hari n'abari kure bagiraga umutima w'umuntu bakamurokora, kandi mu by'ukuri batanamuzi. Watanze ubuhamya bitubwiye aho yarokokeye mu murenge wa Kigeyo ageze muri Nkora, ariko wamurokoye si n'umunyarwanda. Yabivuze ko ashobora kuba ari umukongomani wari waje guhahira muri Nkora. Aha rero ni umutima w'ubutwari kuri abo banyarwanda bakeya nabo bagize, nta mpamvu tutabashimira. Nyuma yo gushima rero ntitwabura kugira icyo dusaba. Hari ibintu nka 7 twifuza kubasaba, nanone byavuzweho, turagira tubigarukaho, ariko twifuza ko buri muntu uri ahangaha ndetse n'abatari ahangaha baza gutwara ubwo butumwa. Turabasaba ababyeyi ko dukwiye gushira amanga tukavuga ukuri ku mateka ashaririye iki gihugu cyacu cyanyuzemo, kuko byakomeje kuvugwa. Aha hantu rero ni ukugira ngo tuze ko navuga ngo ni ukuhashimangira, kugira ngo kuko niba twumva dushaka kuba mu gihugu gitekanye, kizira amacakubiri, kizira Jenoside, nuko abarutuye twese dusobanukirwa n'amateka yaranze Jenoside yakorewe Abatutsi. Birasaba rero ko tuganiriza abana bacu kandi tukababwiza ukuri. Bariya abana mu by'ukuri nk'uko tubizi, muri 1994 babaye igikoresho ku ruhande rumwe, ko nta ndangagaciro bari bafite, nta torero banyuzemo nk'uko uyu munsi byavuzwe. Dufite amahirwe ko dufite itorero, dufite amahirwe ko dufite gahunda nyinshi, gahunda za Ndi Umunyarwanda ziriho ubu ngubu. Bariya abana ntazo bari baranyuzemo, ariko nubwo batazinyuzemo ntabwo ari byagomba gutuma bakora Jenoside. Bari bafite ababyeyi babo babatekerereje, babafasha kubishyira mu bikorwa. Urubyiruko kurufata ngo rujya kwica, birumvikana rwahise rwiruka, ariko uyu munsi turagira ngo ayo mateka tugerageze kuyasangiza abana, urubyiruko aho bari, kugira ngo twirinde ko ayo mateka yazongera kubaho ukundi. Ikindi twavuga ni ukwima amatwi no kwamagana abagifite ingengabitekerezo ya Jenoside. Nabyo twabigarutseho kenshi, ndetse n'abahakana n'abayipfobya. Byavuzwe cyane, harimo uyu munsi bari gukoresha za social media, n'ama internet n'ama WhatsApp, kandi abantu benshi bari ahangaha, cyane cyane ndabwira urubyiruko, bafite za smartphone niko dusigaye tubivuga, ndetse ikoranabuhanga barikoresha umunota ku munota, kuko iyo ubirebye neza usanga mu minota 2 umuntu yicaye aba ari kuri telefone mbere yo gukora ikindi. Aha rero birasaba ko urubyiruko cyane cyane rwose
tugire indangagaciro bajya bavuga ngo ni ukwimana igihugu, ariko ntabwo twakongera gutekereza ko iri curaburindi ryabaye muri 1994 ubwicanyi bwabaye bwakongera kuba. Ariko urubyiruko mufashe ya mbere, aho mukoresha kuri telefone mugakoresha mu buryo bw'ubwenge, abari kubibabibamo amacakubiri cyangwa se ingengabitekerezo ya jenoside mukagerageza kubarwanya. Ntekereza ko kandi narahamya neza ko igihugu cyacu cyagira umutekano n'abanyarwanda muri rusange. Birasaba rero ko aho turi tuba maso. Niba hari umuntu wohereje message, ni message bakoresha zabo zo kuri Twitter cyangwa se kuri WhatsApp cyangwa kuri Facebook, ndabwira urubyiruko cyane ahangaha kuko nibo Rwanda rw'ejo. Tekereza ko ari byo tubwirwa umunsi ku wundi. Niba hari umuntu wohereje izo message ziteye uko nguko, zirimo gusebanya, zirimo kuhembera urwango, uyu munsi nizo ziri gutambuka. Iyo message umuntu umwe niba yohereje, mwebwe 5 cyangwa 10 muri mu murenge wa Nyabirasi, mwohereze izindi zo kuzivuguruza. Ibyo bizatuma babandi baba bakeneye kumenya n'amakuru ku Rwanda nabo bayamenya nk'uko abo ngabo. Umuntu umwe ari kuyikwirakwiza ku bantu nk'igihumbi, ariko mwe muhaguruka muri abantu 10, urumva ko namwe muzamuhaye amakuru abandi bantu bagera muri miliyoni. Birasaba rero ko urubyiruko namwe muhaguruka. Ikindi ni ukugira uruhare mu bikorwa byose byo kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi, gushyingura mu cyubahiro, kwitabira ibiganiro byose biba byatanzwe. Ahangaha nanone twongera tugashishikariza abaturage twese ko turi ahangaha, hari gahunda zihari ko zapanzwe muri iyi minsi 100. Mu by'ukuri ntihabeho kugenda babyutsa abantu cyangwa se kubabwira ngo hari igihe rimwe na rimwe habamo umuntu niba ari kunyura hafi kumbwira ngo ngwino ujya mu biganiro. Ntabwo ari indangagaciro z'abanyarwanda aho tugeze uyu munsi. Twagombye kumva igikorwa turimo kandi tukakiha agaciro mu buryo bwacyo. Ibiganiro ntabwo twagombye kubihatirwa, ariko n'ubundi ntabwo tubihatirirwa, aho ari ukwibukiranya. Ni ukugira ngo ibyo biganiro tubigiremo uruhare, aho byateguwe tujye twubahiriza gahunda zabyo. Ikindi ni ugufasha abacitse ku icumu gukira agahinda ko kudashyingura ababo byavuzwe. Haracyari abantu benshi, haracyari imibiri myinshi abantu batazi aho iherereye. Birakwiye ko iyo mibiri iboneka, igaragazwa kugira ngo ishyingurwe mu cyubahiro. Aha rero hari umuvandimwe wabivuze watanze ubuhamya, nabivuze neza. Turacyafite n'ibyo, turacyafite abantu batinya kugaragaza aho iyo mibiri iherereye, ariko mu by'ukuri bahazi. Hari uburyo bwinshi bushobora gukoreshwa, ariko amakuru agatangwa kandi n'uwayatanze atamenyekana. Ariko iyo ubaye intwariho wanakwivuga. Ntekereza ko uyu munsi ntacyo waba, nta makuru utanze, kandi ayo makuru arakenewe. Nk'uko babivuze, ni agahinda kacyari agahinda kuba ushobora gutekereza ko umuntu wawe agihari kandi adahari. Ahangaha rero rwose nimugire ubutwari, cyane cyane abakoze jenoside barahari kandi baranababariwe, ndetse bamwe baranatashye bari mu ngo iwabo. Hari n'abandi bakiri muri za gereza, ariko twafatikanya ari abakoze jenoside n'abatarayikoze ariko bafite amakuru, kuko nabo birashoboka. Ashobora kuba ari gutambuka akabona aho biri gukorerwa, cyangwa se ashobora kuba ari gutambuka akumva mugenzi we ari kuvuga ati ariko hariya hantu. Rero tugire uruhare twese uko turi ahangaha, tugaragaze, dutange amakuru mu buryo butandukanye. Yavuze ati ushobora gufata n'agapapuro ukakandikaho uti umuntu kanaka w'umudugudu ahangaha mu isibi n'iyi umubiri we urahana. Ako gapapuro ukaza ukagashyira ku murenge ukikomereza, cyangwa ugatangaho ukikomereza. Uri bugatora ibyo byose ntari bukajugunye, arakageza aho ugomba kujya, ubundi hagisigare gushakishaho ayo makuru ahari kugaragaza. Rero twese tugize uruhare muri icyo gikorwa, imibiri y'abazize jenoside yagenda igaragara. Ariko nidukomeza kubibika, nacyo ni ikindi kibazo, kuko ntabwo tuzaba turi kubohora abantu. Ikindi twavuga muri ibi bihe by'iminsi 100 yo kwibuka, ni ugufata mu mugongo abacitse ku icumu. Ni inshingano zacu za buri wese, tubegere tubahumurize by'umwihariko muri ibi bihe bibi barimo,
birakwiye ko tubegera tukababwira ngo nibakomere muriho kandi muzabaho. Birakwiye ko turabafite batishoboye, ariko muri ibi bihe birashoboka ko ushobora kuba hari ukuntu umeze, tukagenda dufashanya mu buzima bwacu bwa buri munsi. Birashoboka ko ashobora kuba nishoboye ariko afite ibikomere byinshi abana nabyo, uyu ni umwanya nanone wo kumwegera kugira ngo tumuhumurize. Ikindi twavuga ni ukwitabira amatsinda y'isanamutima. Ndumva nayo ni gahunda yatangiye kandi ikorerwa mu kagari. Aya matsinda rero nayo turasabwa kuyitabira kuko mu tugari twacu arahari, kugira ngo twunganirane dushyire hamwe imbaraga, yego, kugira ngo dushobore guhangana n'ingaruka za jenoside. Aha rero ntabwo twasoza tutavuze ku rubyiruko nanone by'umwihariko, nubwo twagiye turugarukaho, ariko hari gahunda nyinshi zigenda zitegurwa kandi zireba urubyiruko. Harimo gahunda ya Ndi Umunyarwanda, harimo gahunda y'ubumwe n'ubwiyunge, hari amatorero y'igihugu twese urubyiruko rugenda rujyamo. Turagira ngo izo ndangagaciro bagenda bavoma aho hose ntizibe indangagaciro zo gusigara cyangwa se zo gupfusha ubusa, ahubwo tuzikoreshe kuko ni mwebwe twizeyeho amakiriro y'ejo hazaza. Hari ibibazo bimwe byagiye bigaragara ariko nta nubwo ari byinshi, ariko nanabivuzeho ndakeka kuko kimwe n'ikimibiri igenda iri hirya no hino, numva ryo cyagarutsweho cyane. Ikindi wenda kitavuzwe tugenda twumva nanone ni amazu y'abatishoboye bacitse ku icumu rya jenoside. Naho ndumva akarere gafite gahunda y'uko hari abo bagiye babarura, bagiye gutangira kugenda basana amazu ndetse n'ayo kubaka bundi bushya. Ndatekereza ko no muri uyu murenge wa Nyabirasi barimo. Ahangaha ni muri ya gahunda yo gukomeza kubafata mu mugongo. Ikindi nashima ni uko kugeza ubu ngubu mu karere ka Rutsiro twavuga ko nta ngengabitekerezo ya jenoside irahagaragara kugera uyu munsi. Tukaba rero tubasaba ko iyo myitwarire yaturanze muri iki cyumweru cyose turangije ikomeza kuturanga no muri iyi minsi 100 isigaye. Ariko ntiturangiye muri iyi minsi 100 nanone, nabyo bize kutubera umuco aho turi hose, turangwe n'indangagaciro z'umunyarwanda, za Ndi Umunyarwanda, ingengabitekerezo ndetse n'ipfobya byose dutandukanye nabyo. Soza rero nagira nti abacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi, mukomere, muriho kandi muzakomeza kubaho. Dukomeze kwibuka twiyubaka. Murakoze. Katubashimire mwese rero igikorwa cyo kwibuka ku nshuro ya 29 jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Gahunda isoreje ahangaha. Tubifurize abagiye gufata ingendo bakagenda kugera iyo bagiye amahoro, kandi gahunda ya Ndi Umunyarwanda ikomeze iturange aho tujya hose. Murakoze, murakarama. Abapadiri n'abashumba bakajya kuraritari, batubona ubwoko bwavumwe mu bwica ntabwo ari icyaha. Mu makiriziya yo mu Rwanda habereye amahano. Iyo rero wowe wasigaye